Igitabo cy'umuhanuzi Maraki. Yabayeho hashize imyaka igera ku ijana Abisirayeli bavuye mu bunyage i Babuloni, kandi ubutumwa bwe bwari bugenewe abantu bari bamaze igihe runaka batuye i Yerusalemu. Hari hashize igihe runaka urusengero rwongeye kubakwa, kandi ibintu ntibyari bimeze neza. Urugero, ibuka inkuru ziri muri Ezira na Nehemiya. Nuko, ubwo Abisirayeli bagarukaga bavuye mu bunyage, bari bafite ibyiringiro byinshi. Bagombaga kugaruka bakongera bakiyubaka bakubaka n'urusengero. Amasezerano yose akomeye y'abahanuzi agahinduka impamo. Mesiya akazaza agashyiraho ubwami bw'Imana butegetse Isiraheli yunze ubumwe, akanategeka amahanga, maze akazana ubutabera n'amahoro ku bantu bose. Ariko uko siko byagenze. Abisiraheli bongeye gutura muri uwo murwa babaye abahemu ku Mana nk'uko abasekuruza bari, byatumye habaho ubukene n'akarengane. Nuko rero muri Maraki tubonamo uburyo ab'icyo kiragano gishya bari bononekaye. Iki gitabo gitunganyijwe nk'uruhererekane rw'impaka. Ibice byinshi bitangira Imana ivuga ikintu runaka, isobanuye ikintu runaka cyangwa igize ikirego itanze, hanyuma Isiraheli ikaza kutabyemera cyangwa ntinyurwe n'icyo Imana ivuze icyo, hanyuma Imana ikaza kugira icyo isubiza itanga umwanzuro wa nyuma. Ibyo biba inshuro esheshatu. Mu mpaka eshatu za mbere, Imana ishyira ku mugaragaro ubuhemu bw'Abisiraheli, naho mu mpaka eshatu za nyuma, ibaburanya ku bw'ubwo buhemu bwabo. Nuko igitekerezo rusange ukora muri izo ntonganya n'impaka nuko kujyanwa bunyage bitagize ikintu na kimwe gifatika bihindura mu bantu. Imitima y'Abisiraheli iracyinangiye nk'uko yahoze. Impaka za mbere zitangira Imana ivuga ko igikunda ubwoko bwayo bw'isezerano nubwo bwayihemukiye kenshi. Ariko Abisiraheli bakayisubizanya ubute bati, ni iki wakoze kutwereka urukundo? Nuko Imana ikabibutsa uburyo kubw'ubuntu bwayo yatoranyije umuryango wa Yakobo, sekuruza, kugira ngo abe ari we uhagararira amasezerano y'igihango n'Imana, aho kuba Esawu, mwene se, n'umuryango wamukomotseho, amaherezo waje kurimbuka. Ibuka inkuru zo mu itangiriro no mu gitabo cya Obadiya. Uhereye kuri izi mpaka za mbere rero, Isirayeli yerekanwa nk'itagifitiye Imana icyizere, ishidikanya urukundo rwayo n'umurava. Impaka za kabiri zerekana ikibazo kijyanye n'urusengero rwa Isirayeli rwa kabiri. Imana ishinja abantu gutesha agaciro urusengero no kurwanduza. Abantu nabo bakayisubizanya uburakari bati, ni gute twagusuzuguye? Nuko Imana ikabasubiza yerekana ko abantu bazana ibitambo biteye isoni by'amatungo arwaye kandi afite inenge, ibyo bikerekana ko badaha agaciro Imana yabo cyangwa ngo bayiheshe icyubahiro. Ariko si n'abantu basanzwe, ahubwo abatambyi bayobora iby'urusengero nabo nuko. Ntibarebera gusa, ahubwo bagira n'uruhare muri ubu buryo bwo gusenga budakwiye. Guhera ku bakomeye ukageza ku boroheje, ubwoko bw'Imana bwaretse ibyizerwa. Mu mpaka za gatatu, Imana ishinja abagabo b'Abisirayeli ko bayihemukaho n'abagore babo, ibyo bakaba barabihakana. Imana yerekana akaga ko gusenga ibigirwamana babifatanyije no gusenda abagore bigwiriye. Ufite abagabo b'Abisirayeli bashyingiranwa n'abanyamahangakazi, hanyuma bagakurikiza imisengere y'Imana za basekuruza b'abagore babo mu ngo zabo. Ibuka inkuru yo muri Nehemiya umutwe wa 13. Nuko Maraki asanisha ibi n'inkubiri y'abagabo basendaga abagore babo nta mpamvu ikwiriye, kandi abantu bose bakemeranya nabyo, maze Maraki akavuga ati, oya, ni ugutatira igihango mwagiranye n'Imana. Maraki noneho akomereza ku ruhererekane rwa kabiri rw'impaka zivuga zeruye ku bugome bw'Abisirayeli. Impaka za kane zitangirana n'Abisirayeli bashinja Imana ko itabitaho, babaza ngo Imana ica imanza zitabera iri he? Babona akarengane na ruswa byogeye kandi bigasa naho nta kimana ibikoraho. Nuko Imana isubiza ivuga ko izohereza intumwa yayo izategurira abantu kugaruka kw'Imana ubwayo ku munsi w'Uwiteka. Azaza nk'umuriro wo kweza abantu be, kandi avaneho ibyo gusenga ibigirwamana, ubusambanyi n'akarengane, kugira ngo abarokotse b'abizerwa babe ari bo bonyine bahinduka ubwoko bwe. Mu mpaka za gatanu, Imana ihamagarira abantu kuyigarukira, abantu bakabaza bati, twayigarukira dute? Uko niko Imana ibashinja n'ubwikunde bwabo. Yerekana uburyo ki baretse gutanga mu rusengero kimwe mu icumi cy'ibyo bungutse. Aha iryo jambo icya cumi rishatse kuvuga nyine kimwe mu icumi. Ni ingano y'ibyo bunguka n'umusaruro Abisirayeli batangaga buri mwaka, bashyigikira urusengero n'abatambyi barwo. Uwo mugenzo ugaragara mu bice bitandukanye bya Torah. Uko niko tumenyeshwa na Maraki ndetse n'ibiri mu gitabo cya Nehemiya ko abantu birengagiza iyo nshingano, bityo urusengero rukaba rurimo guhinduka umusaka. Niyo mpamvu Imana yabatonganyaga, ivuga ko ishaka ko baha umugisha bakabura aho bawukwiza, ariko bikaba mu gihe bayibereye abizerwa gusa. Mu mpaka za nyuma, abantu bagashinja Imana kandi bakavuga ko kuyikorera ntacyo bimaze. Babona abantu babi babona ibyiza mu mibereho yabo, kandi Imana ntacyo ibikoraho. Kandi igisubizo cy'Imana ku nshuro ya mbere muri iki gitabo si mu magambo,
ahubwo ni mu nkuru ngufi ivuga ku barokotse b'abizerwa bo muri Isiraheli, abantu bubaha umwami kandi bagakunda guterana bakaganira ku buryo buhesha Imana icyubahiro no kuyikorera. Maze Imana itegeka ko handikwa umuzingo w'igitabo cy'urwibutso kugira ngo bagisome kandi bajye bibuka kamere y'Imana n'amasezerano yayo. Aha Maraki arimo aratekereza ku mpano y'Imana y'ibyanditswe, uburyo bitwereka ibyabaye kera kugira ngo twibuke ibyo Imana yakoze, maze bikadushishikariza kuba bizerwa no kugira ibyiringiro by'igihe kizaza. Ibyo bituganisha ku musozo w'iki gitabo. Gikomereza kandi kigasesengura ikigereranyo cy'impaka za kane zivuga ku kuza k'umunsi w'Uwiteka, ariko kikawusobanura kurushaho. Imana ivuga ko yashyizeho umunsi w'igihano cyeza uzarimbura inkozi z'ibibi bari mu bwoko bwayo bakureho. Ariko icyo uwo mwanzuro wongeraho ni uko abarokotse b'abizerwa uko bazamera mu gihe kizaza, kubera ko kuri bo umunsi w'Uwiteka ntuteye ubwoba. Ni impamvu yo kwishima. Uzaba umeze nk'imirasire y'izuba rirashe, rizana gukiza ubuzima n'ibyiringiro kubw'igihe kizaza. Uko niko impaka za Maraki zirangira, ariko haracyari n'ibindi birenze ibyo muri iki gitabo. Imirongo 3 ya nyuma ntiri mu bigize izo mpaka, kandi mu by'ukuri ikora nk'umugereka ukubiyemo umwanzuro, ari nayo isoza atari kubw'igitabo cya Maraki gusa, ahubwo isoreza urwunge rw'ibitabo byose by'amategeko n'iby'abahanuzi. Icya mbere, umusomyi asabwa kwibuka amategeko cyangwa Torah y'umugaragu wanjye Mose. Ibyo bitwibutsa inkuru n'amategeko agize isezerano dusanga mu bitabo bya Bibiliya 5 bya mbere. Ariko nyuma tunumva n'indi nshamake y'ibitabo by'abahanuzi. Nzohereza umuhanuzi Eliya nk'integuza mbere y'umunsi w'Uwiteka, niwe uzagarura imitima y'ubwoko bw'Imana. Uko niko uwo mwanzuro uvuga mu ncamake y'amategeko n'abahanuzi nk'inkuru ihuriza hamwe iganisha ku gihe kizaza. Isiraheli yacunguwe n'Imana, hanyuma barayihemukira kubw'ubugome bwabo no kwinangira kw'imitima yabo, barenga ku mategeko ya Torah. Ariko ibyanditswe bivuga ko hari umunsi uzaza ukiri kure, ubwo Imana izohereza umuhanuzi mushya, Mose, Eliya mushya, uzahembura ubwoko bw'Imana kandi agakiza imitima yabo inangiye. Ibuka amasezerano yose yo mu gutegeka kwa kabiri, Yeremiya na Ezekiyeli. Uko niko uyu mugereka wanzura werekana ibyanditswe nk'impano y'Imana, dukwiriye gusoma no kuzirikana ndetse tunasenga. Bivuga ukuri ku birebana n'imibereho y'abantu, bivuga ku bwikunde bwacu n'icyaha cyacu. Ariko binamenyekanisha isezerano ry'Imana ko umunsi umwe izohereza intumwa maze nyuma ikiyizira ubwayo guhangana n'ikibi, igahembura ubwoko bwayo kandi igatanga ubutabera bwayo bukiza. Kandi ibyo bikaba ari byo byiringiro by'ahazaza ha Maraki, Torah n'abahanuzi bose bavuga.